Nongeye kugushimira wowe ukomeje gutega amatwi ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndayisaba Daniel, rero ikibazo wabajije cyitaweho rwose, tuzagisubiza ku wa nyuma dusubiza ibigendanye n'umubare 666. Ariko iki cyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndagusabye kugira ngo nawe iki cyigisho ugikurikirane neza, kiraza kuba kigusubiza ikibazo cyawe cya mbere wabajije kigendanye no gusobanukirwa n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Rero ibigendanye n'umubare 666 tuzakigusubiza ku wa nyuma. Rero Imana ikomeze ibane namwe mwese mukomeje gukurikirana ibi byigisho, nibyo mbasabiye muri aka kanya. Reka mbere yo kujya mbere muri cyigisho tubanze dusenga Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko wemeye ko twongera kwiga icyigisho cy'uyu munsi. Ubane natwe rero muri aka kanya, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusome mu Byahishuwe igice cya 12, turasoma umurongo wa 12 n'uwa 17, dusome n'igice cya 13 umurongo wa 7. Mbese ni mu buhe buryo aya masomo agaragaza uburakari bwa Satani? Kuki umwanzi Satani arakariye cyane ubwoko bw'Imana kandi bwo mu minsi y'imperuka? Reka dusome Ibyahishuwe 12 umurongo wa 12, dusome n'umurongo wa 17. Nuko rero wa juru we nawe abaririmo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wa nyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Umurongo wa 17. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Aha tubonye intangiriro y'intambara ikomeye mu ijuru, aho Satani yirukanwe mu ijuru. Kwirukanwa kwa Satani mu ijuru, ijuru ryagombaga gusigara ryishimye abaririmo. Isi rero yari igwishije ishano, kubera yuko ikiyoka ari cyo mwanzi na Satani cyari kiyimanukiye. Nuko ikiyoka kiragenda kirakarira uwo mugore. Mbese umugore uvugwa aha ngaha ninde? Turaje tubibone muri iki cyigisho. Nuko kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite uguhamya kwa Yesu. Reka dusome Ibyahishuwe 13, dusome umurongo wa 7. Haranditse ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Satani afite uburakari ubwoko bw'Imana, kandi nta kindi gitumye Satani afite ubwoko bw'Imana uburakari, ni kubera ko ubwoko bw'Imana bukomeza amategeko y'Imana kandi bukagira uguhamya kwa Yesu. Satani rero ni umwanzi w'amategeko y'Imana, nk'uko twakomeje kubyiga mu byigisho byagiye bitambuka. Ibyahishuwe 12 rero hagaragaza intambara ireba isi yose iri hagati ya Kristo na Satani imaze igihe kirekire. Hagaragaza igitero giheruka Satani agaba ku bwoko bw'Imana. Mu Byahishuwe 12 tuhabona igitero giheruka Satani agaba ku bwoko bw'Imana, biboneka mu Byahishuwe 12. Aha rero mu Byahishuwe 13 hagaragara abafatanyabikorwa babiri bifatanya n'ikiyoka. Aha rero ni inyamaswa yavuye mu nyanja ndetse n'inyamaswa yavuye mu gitaka. Izo mbaraga zombi zizifatanya na Satani kukurwanya ubwoko bw'Imana. Muri iki giheruka tubona inyamaswa ebyiri zizifatanya na Satani cyangwa se n'ikiyoka mu kurwanya ubwoko bw'Imana. Twabonye muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 hagaragaramo inyamaswa ebyiri zizifatanya n'ikiyoka. Izo nyamaswa ari inyamaswa ivuga ko ari inyamaswa yavuye mu gitaka, iyindi ikavuga ko ari inyamaswa yavuye mu nyanja. Izi nyamaswa ebyiri zizifatanya kugira ngo zirwanye ubwoko bw'Imana mu gihe giheruka amateka y'isi. Bene data, ndagira ngo tuzirikane iki ngiki, twibuke ko inyamaswa yavuye mu nyanja, inyanja twagiye tubona yuko ari ahantu haturuka abantu benshi cyangwa se haba abantu benshi. Inyanja ihagarariye abantu benshi. Inyamaswa yavuye mu nyanja rero ni igihugu cyakomotse ku mugabane wari utuwe cyane.
icyo gihugu rero ni cya Roma. Roma rero niyo ishushanya inyamaswa yavuye mu nyanja. Inyamaswa yavuye mu butaka rero ni ahantu hatari hatuwe. Aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyamaswa yaturutse mu butaka rero ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyigisho rero kigiye kudufasha cyane gusobanukirwa uburyo ibi bihugu bibiri bizifatanya mu gufatanya n'ikiyoka mu buryo bwo kurwanya ubwoko bw'Imana. Aha rero tugiye gusoma mu Byahishuwe igice cya 13, dusoma umurongo wa 4, wa 8, wa 12, wa 12 ndetse n'uwa 15. Tugaruke dusome none mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 7, dusome n'umurongo wa 9 kugeza 11. Dusome n'Ibyahishuwe 15 umurongo wa 4, n'Ibyahishuwe 16 umurongo wa 2, n'Ibyahishuwe 19 umurongo wa 20. Ibyahishuwe 20 umurongo wa 4, n'Ibyahishuwe 22 umurongo wa 9. Mbense insanganyamatsiko y'ingenzi igaragara muri aya masomo ni iyihe? Reka dusome Ibyahishuwe 13 umurongo waho wa 4. Baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Dusome n'umurongo wa 8. Abari mu isi yose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nshuti bakundwa, ntawe utazaramya iyi nyamaswa keretse uwanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe kuva uhereye ku kuremwa kw'isi. Umurongo wa 12 haranditse ngo, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere, mu maso yayo ihata isi n'abayirimo, ngo baramya inyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Aha rero haravugwa inyamaswa ya kabiri. Twibuke ko inyamaswa ya mbere yari inyamaswa yari ivuye mu gitaka. Twibuke ko inyamaswa ya mbere yari inyamaswa yavuye mu nyanja, none iya kabiri ni inyamaswa yari ivuye mu gitaka. Rero aha tubonye yuko inyamaswa ya kabiri itegekesha ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere, kandi ngo ihata isi n'abayirimo, ngo baramye ya nyamaswa ya mbere. Bene data, tubonye ko ikiyoka cyahaye ububasha inyamaswa ya mbere, kandi inyamaswa ya mbere nayo abari mu isi yose bazayiramya. Tubonye yuko abari mu isi yose bazaramya inyamaswa, nanone babihatiwe n'inyamaswa ya kabiri. Inyamaswa ya mbere twabonye ko ari inyamaswa yaturutse mu gitaka, mu nyanja, nayo inyamaswa ya kabiri tubonye ko ari inyamaswa yaturutse mu gitaka. Rero inyamaswa yaturutse mu gitaka izahatira abantu bose bari mu isi mu kuramya ya nyamaswa ya mbere, ariyo nyamaswa yavuye mu nyanja. Reka dusome n'umurongo wa 15, ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Ahangaha hajemo ikindi kintu gikomeye cyane, ngo guha icyo gishushanyo. Ndagira ngo dusubire ku ijambo igishushanyo. Tubonye ikimenyetso cy'inyamaswa, tubonye n'igishushanyo hano. Aha rero igishushanyo kikwiriye gukorwa, igishushanyo cy'inyamaswa, maze gihabwe guhumeka ndetse no kwicisha abatakiramya bose. Mbese kutaramya igishushanyo bizahwanywa no kwicwa. Bene data, tukwiye kwisunga umuremyi wacu, kuko akaga kari imbere hano karagoye cyane, karakomeye cyane, karareba ibifite ubugingo byose. Niho ruzingiye. Amatsinda abiri agiye kwirema mu gihe gito kiri imbere. Hagiye kugaragara abaramya Imana by'ukuri n'abaramya igishushanyo cy'inyamaswa. Reka dusome Ibyahishuwe 15 umurongo wa 4. Haranditse ngo, mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo yo guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Imirimo y'Uwiteka yo gukiranuka izagaragazwa, kandi amahanga yose azikubita imbere y'Uwiteka. Amahanga yose azaramya Uwiteka. Reka dusome Ibyahishuwe 16 umurongo wa 2. Ibyago by'imperuka bitera.
uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi. Abantu bafite ikimenyetso cya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi cyane. Bene data, nta kindi kizakurikira uretse ibyago bizasukwa ku bantu bazaramya ya nyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo. Ibyago by'imperuka bizabasukwaho. Ibyahishuwe 19:20 haranditse ngo iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatanywa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Inshuti bakundwa, inyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma ku iherezo ryabo bazaneshwa, kandi iherezo ryabo ni ukuzashyirwa mu muriro utazima waka umuriro n'amazuku. Ibyahishuwe 20:4 haranditse ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa se igishushanyo cyayo. Barazuka bimana na Kristo ingoma imyaka 1000. Bene data, igihembo cy'abakiranutsi cy'abatazigira baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo nuko bazimana na Kristo ingoma, kandi bazimana nawe imyaka 1000. Biherezo ry'intambara ijye kuza imbere hano y'akarengane ubwoko bw'Imana buzaburenganywa, Kristo azaza bazimana nawe imyaka 1000. Ibyahishuwe 22:9 haranditse ngo ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi, n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo, Imana abe ariyo iramywa. Bene data, n'abamarayika ntibakwiye kuramywa. Yohana yaragiye kuramya umumarayika amupfukama imbere, ariko umumarayika amwereka yuko ukwiye kuramywa ari Imana. Nshuti bakundwa, isi ya none irimo ibishuko byinshi, abantu bafite ibigirwamana byinshi, barimo bararamya ibintu byinshi. Ku iherezo ry'intambara Satani nawe azifuza ko abantu bamuramya, ariko bigaragara nuko igikwiye kuramywa ari Imana yonyine. Isuzume mugenzi wanjye, utazisanga uri kuramywa ikindi kintu kitakwiye kuramywa. Imana niyo yonyine tukwiye kuramya. Bene data, insanganyamatsiko ikomeye iri muri no mirongo tumaje gusoma ni ukuramya. Kuramya niho urugamba ruzaba ruzingiye mu gihe giheruka amateka y'isi. Reka dusome aya magambo twegereza gusoza iki cyigisho. Zirikana iri tandukaniro. Abantu baramya umuremyi cyangwa bakaramya ikindi kintu. Umuremyi akwiriye kuramywa. Intambara iri hagati ya Kristo na Satani yatangiriye mu ijuru, kandi yari ishingiye ku kuramya. Yesaya 14:14 nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Satani ahora yifuza kuba nk'isumba byose. Satani yashakaga kuramywa kugenewe umuremyi wenyine. Ibyahishuwe 13 havuga ko umwanzi yageze ku mugambi we binyuze mu bikorwa by'inyamaswa yavuye mu gitaka. Twibuke ko inyamaswa yavuye mu gitaka ariyo yahitiraga bari mu isi yose kuramya inyamaswa ya mbere, kandi inyamaswa ya mbere yavuye mu nyanja yari yarahawe ububasha na Satani. Igereranya rya Daniel 7 igaragaza ko iyi nyamaswa yavuye mu gitaka ari kimwe n'agahembe gato kazigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, kandi kagahabwa ububasha mu gihe kingana n'iminsi 1260. Mu yandi magambo ni ukuvuga mu gihe kingana n'imyaka 1260. Aya magambo aboneka muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 25. Iyo tuyagereranyije n'ibyahishuwe 13:5 hatubwira ko ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kuramya
ngo imare amezi 42. Amezi 42 ahwanye n'iminsi 1260, ariyo ihwanye n'imyaka 1260. Rero muri Daniyeli 20 tubona ko iyi nyamaswa ihabwa kuvuga ibikomeye ndetse ikavuga n'ibyo gutuka Imana. Tubonye ko izavuga ibyo kugomera Imana kandi izarenganya abera bisumba byose kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizashirira. Bene data, umugabane umwe wonyine w'amategeko 10 y'Imana urebana n'igihe ni itegeko rya 4. Iri torero rero ryagerageje guhindura umunsi wo kuramya riwukuye ku wa 7, umunsi w'isabato, rikawushira ku cyumweru, umunsi wa mbere w'icyumweru. Iri torero ryakoze ibi ngibi ariyo Gatolika y'i Roma. Niryo ryagerageje guhindura umunsi w'Imana wo kuramya iwuvana ku isabato ndetse iwushyira ku cyumweru. Gusenga ku cyumweru cyangwa se kuramya ku munsi wa mbere w'iminsi 7 ntago ari ihame rya Bibiliya, ahubwo ni ihame ryashyizweho n'umuntu, kandi uyu muntu warishizeho bigaragaze ko azacirwaho iri teka. Gushaka guhindura umunsi wo kuramya isabato y'umunsi wa 7 watanzwe n'Imana ubwayo nk'ikimenyetso cy'ubutware bwayo. Nukuri umunsi wo kuramya ni ikimenyetso cy'ubutware bw'Imana. Umunsi w'isabato ni ikimenyetso kigendanye n'ubutware bw'Imana. Ubu rero guhindura uyu munsi ni ukugerageza kwambura Imana ubutware bwayo uhereye ku rufatiro rw'ibanze rushoboka. Kuri iyi ngingo niho intambara iheruka yo kuramya by'ukuri no kuramya mu binyoma yibanda. Inshuti bakunda, tukwiye guhagarara ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Umunsi w'Imana wo kuramya bigaragare ko ari cyo kimenyetso cy'Imana. None niba umunsi wo kuramya ari cyo kimenyetso cy'Imana, ikimenyetso cy'inyamaswa cyaba ari ikihe? Ikimenyetso cy'inyamaswa ni umunsi washizwe n'inyamaswa abantu bakwiye kuramya. Umunsi w'icyumweru rero nta kabuza nicyo kimenyetso cy'inyamaswa. Bene data, nicyo gihe duhagarare dushikamye, duhagarare mu kuri twamenye, duhagarare mu kuri kose twasobanukiwe. Ntago tukwiye kujya mu ruhande rw'abagerageza kwambura Imana ubutware bwayo. Kubw'iyo mpamvu rero ibyahishuwe bigaragaza abantu b'indahemuka ku Mana nk'uko abitondera amategeko y'Imana. Muri aya mategeko rero harimo n'isabato y'umunsi wa 7. Ntabwo ari icyumweru, hoya. Abaninira irarika riheruka ry'abamarayika 3 ryo kuramya Imana ku munsi wayo, kandi baramya inyamaswa ku isabato yayo y'igihimbano, ari wo munsi w'icyumweru, bazashirwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Aba rero banga kumvira ukuri ngo bitabire irarika ry'Uwiteka bazashirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Reka bene data, wowe uri kumva iki cyigisho ushobora kuba udasenga ku munsi wa 4 cyangwa se uramya Uwiteka. Icyo ngusaba ni ugusubira mu mategeko y'Imana ugakora ibyo amategeko y'Imana agusaba kuri uyu munsi wa none. Yewe nawe wibwira ko uhagaze, wirinde utagwa. Duhagarare dushikamye, igihe cy'urubanza kiri hafi, kiri bugufi, kiregereye. Amateka y'isi arimo aragera ku musozo wayo. Ndifuza ko ubwo Umwami Yesu Kristo agiye kugaruka azishimire kujyana natwe, tuzishimire natwe kubana nawe. Reka dusome iri somo turisorezeho, riboneka muri Yesaya igice cya 58, dusome umurongo wawo wa 13. Ni irarika rikomeye cyane kuri wewe udasanzwe uruhuka umunsi wa 7. Haranditse ngo, nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha ntube icyigenge. Ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka kuri uwo munsi. Uwiteka Imana akomeze abane natwe kandi atubashishe guhagarara dushikamye kuri uyu munsi w'imperuka. Ibyo nibyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.